Alright, nanone ni ikibaroma kibahana ni Nyagasani ubaruta uyoboye ushoboye byose nta wundi numwe biyambaza numwe ukemura byinshi bya bose. Nkwibutsa ko amakuru agezweho, ibiganiro bigezweho, abastari byinshi wabibona kuri The Nobles Rwanda TV. Ngira ngo ndagukopeje rero, this is The Nobles Rwanda TV, online TV showbiz entertainment. Uri kumwe nanjye na Yohani Kimomo. Nyuma y'igihe kirekire utambona, nyuma y'igihe kirekire umuhungu utazi ngo yihishe he, training menshi yadutwaye England zose twageze, ariko kubw'urukundo tubakunda niyo mpamvu twagarutse noneho ngo tubahereze ibintu bya akarite. Ngira ngo muri kamera yacu hari icyo muri kubona, gishobora kuba kidasanzwe cyangwa ari igisanzwe, biterwa no kubibona. Gusa njyewe mpita mvuga nti araje. Yama unishinze ikigare ngendera mu kigare, mu buzima bwanjye mpinduka ingare, mana nyizi irya none sina kongera kugendana n'ababi, inshuti mbi nazireka nkabu umwana mwiza. Yaman, Yeah, right, noneho this is Tom Tony from The Nobles. Akubwira ati ikigare kuntuburiye man. wapi man, Akozi karimo man. wapi man, ubuzima tubamo urumva, uvuka nta muntu uzi, nta muntu muziranye, ariko nyine monde usanze cyangwa se abantu usanze, yaman, usanga muri make bakwicira umuti, bagukorera umuti. Rero hari igihe mbere na mbere usoreye kuba kwicira umuti. Ya umwami Tom Tony rero ngira ngo ducakiranye uvuye gusenga. Ese buryo uri umukristo wowe? Ndi umukristo wa Yesu, kuko nasezeranye mbatizwa. Ya Tom Tony, ijambo rimwe ku muntu waba atagiye gusenga, ni ijambo rimwe ku wagiyeyo. So biragoye kubacira umuntu urubanza, byaterwa n'impamvu yatumye atajyayo. Byasaba kumanza namuganiriza nkavuga nti icatse gusa nyine tu icyambere gusenga nagaru kujya mu kiliziya cyangwa se mu rusengero. Urusengero ruzima mani ni umutima. Ya Tom Tony rero wakomeza utubwira bari bagukumbuye, muri make bakumbuye The Nobles nkuko bari bakumbuye na Yohani Kimomo. None agisha baragucakiye, urumva ni ibintu byari bikumbuwe ari byinshi cyane. Yego, sa urebye ndahari mu buzima ndahabaye, gusa ariko nta kibazo urebye. Yego. Ya Tom Tony rero ngira ngo biba ari danje, urahabaye nkuko bitubwiye, gusa ewe ni kabisa. Abantu benshi bakureba Tom Tony usa n'umuntu w'umwami mu makaritsiye, vipi ubundi wowe? Sha urebye ntaribi, gusa nyine ni impano y'Uwiteka, ntabwo wavuga ngo wakoze kurusha abandi cyangwa se ngo wabiharaniye kurusha abandi, nubwo atari ibintu ubyuka ngo buke wabigezeho. But Tom Tony hari ibyo bagenda bibaza nk'aha mu like n'amakomenti, ntangiye kubibona kuri 0787900992 The Nobles Rwanda TV. Hari ibyo ntangiye kubonaho Tom Tony, batangiye kumbaza ngo ese Tom Tony kugeza ubu ni muntu ki? Kera yatubwiraga ati wapi, ariko ubu nyine ubwo nawe urabyumva, ufite girlfriend man. sha gusa nakwanga ukimana none mfite yarigendeye. Nyine biba birenze tu, yarigendeye man. Okay. None ubu ntabwo ukigura amayinite tu? Sha amayinite nyine ntabwo byabura bitewe n'akazi dukora, ariko ubu nyine njye mbipa man. uba amavera bomeni byatera njye ntabwo njya mbipa man. Imishinga ya The Nobles Group muri uyu mwaka wa 2020 ni iyihe Tom Tony? Just hari indirimbo bita ikigare, you know, sibyo ko irimo amagambo yimbitse cyane, abazatusha bazihangane, ariko nyine ni inganzo tu, ni inganzo ngari. Ngaho Tom Tony, mu gusoza rero tunakurekura wikomereza enjoyment yawe, dore ko uyu munsi uba wenjoyenze
Tumutoni ni iki wabwira abateze amatwi The No Boss Rwanda TV, ni iki wabwira by'umwihariko wabararikira gukora iki muri aka kanya, ese ibihangano byanyu babikura he Tumutoni? So just The No Boss Rwanda TV is our channel. Wagenda ukajyaho and then subscribe, ukawudufashe cyane, share, comment and then ukanenga mani cyangwa se ugashima, byose babyemewe. Harya ujye ubabwira ngo bakunda urukundo rumeze ute? Rw'umwimerere. Yo man, like, share and subscribe, hari ibyo dukomeza kukurarikira. This is The No Boss